so rero kubera ko turabaje tururubyiruko duha tunahamya ko ingingo nk'iyi kuyiganiraho natwe tukagira icyo tuyivugaho hari icyo biza kuza gusiga kandi ikintu none cyagize ukuntu gihagurutsa abantu ku mbuga nkoranyambaga haba hari ikintu gihatse cyangwa se haba hari impamvu ikomeye cyane ituma abantu banayitekerezaho banayivugaho banayikomozaho mu bigaragara byanga bikunda haba harimo ibyo abantu bakwiriye gutekerezaho haba n'icyatumye abantu bayikomozaho ni ingingo rero duhuza n'ibyo twari turimo mbere yuko tuza kuyijyaho cyane ndashaka kubaza aba bakobwa twicaranye muri za step zigize kugera ku gushaka ubwo utangiye fiançailles kwa kundi nyine habamo utuntu twinshi tuganisha ku munsi nyirizina w'ubukwe kuri sheri wawe ni akahe ga step wumva nyine sheri wawe atasimbuka kadakozwe ukumva ntabwo wishimye urabona ibyo turi kuvuga ubu haje ibintu byinshi kubera bishoboka ko ari n'umucukura cyangwa se n'ibindi mpamvu nuko isi igenda ihinduka ubu hari ibyo tubona bitari biriho hari ngo bride shower hari cyangwa kera nabwo byari bihari nuko tutabimenyaga hari ibyo bya bright shower urumva byagiye bihinduka cyara ntabwo ari umuco wacu kuko byari umuco wacu ariko urumva kera nk'ibintu byo kumara amavuta ubwo biragoye ubu hari ibya bright shower hari ibi byo kuza gutera ivi ibyo kwambika impeta zose ni step ziba zihari kugira ngo abantu bagere kuri wa munsi nyirizina w'ibirori nk'umukobwa abakobwa ndabizi ko muterwa ishema n'ibyo bintu hari ibibashimisha hari ibibakora ku mutima seriously hari umukobwa w'iki gihe kugira ngo mubwire ngo twe tugiye gukora ubukwe ariko wenda muri ubu buryo ntabwo hazabamo igice cyo gutera ivi cyangwa se cyo kwambika impeta cyangwa se cyo kugira gutya hari ibitashimisha umwana w'umukobwa muri iki gihe kubera aho isi igeze kubera nuko abantu baba babibona ariko wowe ku bwawe ni nk'iyo step ubona yagushimisha cyane muri izi tubona ziba ni iyihe ubona itagize ikivuzi n'utuntu tubiri dusubiza njye ntabwo ikibazo n'undi kucyumva neza gira neza twumva reka banza asubize wenda nawe wowe wacyumvise neza niba ngerageje kumva neza ngo ino mihango ikorwa mbere y'uko wenda umukobwa bagusaba ngo mujye gushakana muri za sose hari ba bride shower ivi ngo ni iki kintu ngo umuhungu ashobora kugukorera cyangwa se muri izo step ni yakorwa ngo kikagushimisha niyihe yanasimbukwa ukumva ntacyo bitwaye reka duhere kuri we ku kibazo wacyumvise mu kibazo we wacyumvise uko ari kubivuga se yacyumvise we mwarimu n'utwe kuvuga ngo mwarimu waduhagurikiye uyu munsi biradufasha neza kubona ibisubizo by'ibyo abantu bari kwibaza kuri iyi ngingo ni iyihe step muri izo turi kuvuga cyangwa izihari zinagezweho zose ziramataringa kereka wenda tuganire kuri imwe ukavuga ati iyi yo bayikozwe yaba itanakozwe hari icyo bitwaye tubwire we ku bwawe ni nk'ihe yagushimisha cyane niba zose zikenewe nuvuga ngo nta n'imwe yasimbukwa kuri wowe ukumva first of all sibyo byaterwa n'ukuntu ubushobozi umusore yaba afite by being honest wabyumvise ko bigiye kugenda bitwinjiza mu kiganiro neza uyu mukobwa afite ubwenge uyu mukobwa afite ubwenge komeza icya mbere uvuze ngo ni uko byahera ku byaterwa n'ubushobozi kuko byose bisaba amafaranga ntabwo ari ibintu ngo uhite ukora ako kanya ari urumva byaterwa niba afite amafaranga nanone niba koko tubitekereza akaba yumva ntacyo bimutwaye uri kubyumva abaye ntacyo bimutwaye iyo mihango yakorwa abaye hari icyo bimutwaye nabwo twakora ibitamubangamiye wibuke ko ari ku giti cyawe ubu tuvuge ko noneho ayo mafaranga hari make iyo mihango yose ntabwo iza gukorwa kubera ko amafaranga ni make muri iyo mihango hari n'ibikorwa by'amafaranga make muri iyo mihango rero iyo ibanze wumva wowe itasi itabura muri ibyo birori byawe kugira ngo ugere kuri ya gahunda yo gushakana iyo ibanze wumva itabura irimo iyi tubona yaba imishya byanga bikunda rero nuko turi guca akayonza tukajya rwamagana na yego ubundi bitangira umusore ariko kugira ute kugupropose ntabwo twata tujya muri za bride shower tutabanza stage ya ubwo iyo niba ni ukuvuga ngo umusore abaye wampaye urugero ngo abaye adafite ubushobozi hari buke dushobora kubikora mu buryo nyine buri simple urumva ariko icyo gikorwa wenda kikaba urugero ashobora kuba yateguye aka event gatoya turi babiri akaza kumbwira iryo jambo nyine akambwira ati se
wabyemera mu bundi buzima tugiye gutangira ese muri iyo nuza muri iyo ango nyine urumva ashobora kubitegura agendeye ku ntuza ariko hari cyangwa proposal zikorwa babiganiriyeho akakubaza se urabyumva uti ngiye akahita nkubwira ngo vava ngenda shaka ivi mbabarira foto ngombe nyice bicikane ngombe posting baranzi ndi umwinfluencer wenda yego ibyo uvuga rero byiganisha wowe tubwira uti ngiye mu mihango numva rwose utavamo rwose nge nashyira imbere ngiye abaye afite ubushobozi buke twabikora mu buryo bugize abaye kandi atakunda gutera ivi ntacyo bintwaye abaye afite ubushobozi buke niyo yaba nabufite adakunda gutera ivi ngiye yabunyuza mu bundi buryo ariko hakabaho ako kantu ngo weho muri gahunda zibaho zose yaba afite ubushobozi atafite ubushobozi ariko byaba byiza no mu bushobozi buke byanakorwa yego kuri wowe wakwishima ari uko habaye ako kantu nakwishima pe wabyumvise aho ni ku ruhande rwa divine ubu nuvuga ngo kuri ya ngingo tugiye kujyaho yakuruye impaka kuri izi mbuga nkoranyambaga yazanywe na Gitwaza kuri divine nk'umukobwa we yakwishima cya gice cya proposal kibayeho kuri we niko abyumva Tasha wowe wumva muri iyo mihango yose wumva utabura n'uwuhe n'uwabura ntibigire icyo bigutwara n'ubuhe bava icyambere ni imyumvire burya imyumvire irakonta ushobora kuba ufite ubwo bushobozi cyangwa se ukiri kwishakisha utanabufite ariko imyumvire utabyumva imyumvire burya irakonta cyane kurenza ibintu byose uko muzahuza uko muganira uko mubayeho uko muzabana byose ni n'imyumvire ashobora no gutera iryo vipe cyangwa ntanaritere ariko ugasanga ya myumvire nyine nta gipasi so kuri njyewe ivi rwose c'est pas nécessaire wowe ntabwo ari ngombwa ngize n'amahirwe n'ubwo wari interera uwo ni njyewe kubera iki ivi mbona ko ni nka symbole y'ikintu ariko mbere ko iyo symbole iba hari ibyo nge nawe dufitanye hari umubano dufitanye urenze iyo symbole so symbole iba itaba ariko wa mubano dufitanye uhari unakomeye that's what matters kuri njye ariko nanone hano hantu nituze kubogama sibyo buri wese abyumva sibyo kuba umuntu abyumva kuriya Natasha akabyumva kuriya na Vava nanjye nkabyumva kuriya nta warenganya umuntu ubyumva uko ashaka uko abyumva twari tugiye kuri iyo deba kugira ngo tubanze twumve ibitekerezo aba ni abakobwa izi ni inkumi turi kumwe abantu babyibuke ingingo tugiye kujyaho rero ni yazanywe na Gitwaza akaba tugaruke namwe kuri mwe sibyo watubajije ngo twebwe muri za gahunda zitandukanye mbere yuko mujya kubana nk'umugore n'umugabo byemewe n'amategeko stage cyangwa se step itabura cyangwa se step yabura ukumva nyine ntago byuzuye neza nk'uko ubyifuza namwe abasore ni nk'ikihe kintu mubona kitari ngombwa cyangwa se cyabura cyane kibura ariko ntibigire icyo byica ku mubano wanyu n'umuntu ushaka ko muzabana ubuzima bwanyu njyewe rero ku bwanjye ntabwo navuga ko atari ngombwa nta nubwo navuga ko ari ngombwa yego uzi impamvu ni uko buri muntu ku giti cye uri mu rukundo ibyo bintu yabiviva bitewe n'ubwe n'uwo bakundanye ubu dushobora kuba turi kubivuga aka kanya Gitwaza kumva twebwe tumeze nk'abantu bagiye ku murongo utari uwe ariko uramutse utekereje neza Gitwaza ibitekerezo bye ku ruhande rwe nibyo kuko niko abyumva ariko nanjye ku ruhande rwanjye ibitekerezo byanjye nibyo kubera ko niko mbyumva kandi nawe ibitekerezo byawe nibyo kubera ko niko ubyumva buri muntu rero yagira uburyo abyumva ariko ku bwanjye njyewe ndamutse mfite amafaranga kuko nzi neza ko nabiganiriye n'inshuti yanjye na sheri wanjye birashoboka ko kubwe yakumva ari ukumuhesha ikuzo ari ukumuhesha ishema mu muryango ari ugutuma bigaragara neza mu muryango kandi ibyo bintu tutabeshye baravuga ngo nta foto nta cyabaye iyo habayeho ubwo buryo bw'ifoto bikanagaragara mu maso y'ababyeyi rimwe na rimwe tutabeshye hari uburyo bigaragara neza sibyo hari uburyo bigaragara neza ariko ku rundi ruhande ni ingingo ikomeye cyane kuko rimwe na rimwe hari n'uburyo ushobora kwitegereza ugasanga mu by'ukuri ntacyo bimaze yego ariko wanareba ku rundi ruhande ugasanga
hari icyo bimaze tugere rero gufata ariko vava icyo ngicyo bigira icyo bimara cyabimaze kuri wa muntu sibyo wasanga na wa muntu uterera undi ivi deep down muri we aba atanabishaka ariko bitewe n'uko umuntu bakundana wenda bigeze kubiganiraho cyangwa se yabonye ko bitabaye ntacyo nyine byabisobanuye akabikorera wa muntu ni nk'uko nanone umusore yanabikora ko umukobwa atabishaka nacyo umusore azi ko bigenda gutya na gutya reka mureke abikore ni bya bindi bigaruka ku wa mubano mufitanye kwa kundi umwuzuzanya na ya myumvire naho kubikora byo ntacyo byica nta nicyo bikiza so ku rundi ruhande rero kuri njyewe niko mbibona ni ngombwa none se nko ngiye ku giti cyanjye urandi umuntu nyine ukurikiza umuntu by'imico cyane yego gutera ivi si ibintu ubundi byahozeho ni ibintu twiganye mu mico y'amahanga tubigenderaho nk'uko twabonye abandi babikora guterera umukobwa ivi njye sinarimuterera ni kubyumva kubera ko atari umuco ushobora kubikora mu bundi buryo aba ntagenda tuvuge ababyeyi be barahari aba ntabibabwira umukobwa wanyu bimeze gutya na gutya ndashaka nabwo iyo foto igafatwa ariko ukayimwambika utarinze kujya ku mavi narinze kujya gutera ivi kuko ushobora kumuterera ivi ejo bundi akari gushinga oya ni nk'uko utanarimuterera bikanaba gutyo akaguha inshyi n'abantu tubona hano ngaho ku mbuga uwo bakuriye amabyariro byari byagenze ariko njyewe nuko mbyumva si ngombwa kujya kunama ngo wunamire umukobwa umushingira ivi no nshobora no kubi mu kanya gatoya nkabwa ati ngwino tujyane ku babyeyi n'abanjye barahari akira ngende umva nshaka kwambika impeta nk'umufasha tuzabana iteka ryose ababyeyi nabo bahari niyo foto igafatwa ariko ntagiye kujya guca bugufi uzi n'ukuntu guterera ivi byangiza inkweto kubona kundi nkweto ko turwa rurangirika kuko ujya guhina gutya ari njye ngundi nkweto utse ruhina wenda mbaye nka sinika wambaye urukweto waguze amadolari angahe ikibihumbi 70 ngiye gutera ivi nutera ivi irangirika tugiye kumva gitwaza kuri Instagram cyangwa guki uriya mwana deja utangiye kumuteza intambara akiri mu nda. It's not necessary for you to post that you're pregnant. You are already exposing your unborn child to those people. Ikindi mbabwira gikomeye mutazi. Another thing you don't know. Mutazi ariko cyabaye developer n'abasataniste. But it was developed by Satanists. Mwe muragikora abahungu. And men do it, young men. Guterera umukobwa ifi ngo akwambika impeta, umwambika impeta. Kneeling down. Ibiriya muba mukoze ububaye anda y'imbaraga zindi. Niyo mpamvu mubona amagwa atakicyubakuru. When you tugaterera umukobwa ifi na gato. When you kneel down asking a young woman to marry you, you are actually kneeling to a power and principality that you do not know. Bibiri iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. The Bible says you will kneel down for God only. Iriya ni culture yazanywe n'abakorera Satani. That is a culture that was brought by Satanists. Imara ko yemerwa n'abakristo n'abana b'Imana. Ntuzabikore ngo uterere umukobwa ivi. Yohana yagiye guterera marayika ivi, marayika ngo no ngo ndimbata mugenzi wawe ngo ni Imana yonyine ipfukamira. And this is a culture that even believers have embraced. But in the Bible tells us that even John, when he went to kneel down before an angel, the angel said that I am a servant like you. You will only kneel down for God. Young women. Umuhungu naje guterera ivi menya kusenye. When a man uzahita umubwira ati no winterera ivi sitimana uzabyange. When a young man wants to kneel down before you, refuse and tell them, I am not God. Please do not kneel before me. First of all, that's not part of our Rwandan culture. Where did you get it from? You will look for birds and catch owls. Please, I beg you, do not imitate what you see Americans do, or what Europeans do. How many are married in the US?
bose ni abadivorce kubera ibyo byo gutera ivi kuko si imana iyoboye urwo rugo ruyobowe n'ikidayimoni cy'uwo bapfuka. uyu mugabo njyewe ahantu nemeranya nawe avuga ibitekerezo binakomeye kandi yes ariko hari ahandi njye ntari kumwe nawe niyo mpamvu ngo ingo z'ubu zitaki ariko ibyo ntabwo wabigenza ntabwo wahita uvuga ko kuko baguterereye ivi urugo ntabwo ruzakomera kuba bitakunda bari impamvu nyinshi zitandukanye na mbere ababyeyi bacu n'abandi nabwo bitakundaga kandi batarigeze babaterera ivi nkeka ko aho ngaho yakabije cyane sibyo ni umugabo ugira ibitekerezo kugwa mu mutego ni umugabo ugira ibitekerezo kandi bikomeye ariko rimwe na rimwe anavuga ukumva bifite ingero zifatika kuko na fact ubu ngubu ugiye i Burayi ukareba ingo zishobora kumarana imyaka 10 cyangwa 5 uzi impamvu i Burayi 10 itageramo inshuti hano ukura bakubwira ngo niko zubakwa ngo naguha urushyi ibumoso uretse gato ndangiza uzatege n'uburyo bacape niko ahenshi niko bandi ubu ngubu bigenda bihinduka ariko hanze i Burayi ntabwo uzabikora umuntu ndavuga turazi ni gutyo uteye dani ndajye nawe ugende nibyo nabyo kwihambira ngo yego wenda umunsi yaje byagenze gutya umunsi yakoze ibi ndihangana oya we ahita agenda abo akanakurega muri ya miryango ariko twanavuga ati no gutya bibaho ngo umugabo n'uyu umugore ngo natwe no ugasanga umuntu agiye gupfira mu rugo bitewe n'iki na nuko zubagwa gusa mu bintu yavuze harimo ibyo umuntu ashobora kumva niyo mpamvu ikiganiro nk'iki gikurura n'impaka kandi ugasanga cyagiye no kuvuga nkoranyambaga cyane n'ibintu abantu bashobora kugira attention kuko n'ingingo umuntu atanga akabona ingero zifatika ku buryo ushobora kuvuga ko ku ruhande rwe ibyo bintu ari kuvuga ni ukuri kandi yaguha fact ukabasha no kuzibona ariko nanone ku rundi ruhande nk'uko twabivuze ushobora no kubona atari ukuri 100% gusa mu byo yavuze hari abantu benshi cyane ashobora kubona bamujya inyuma kandi koko bahamya ko ibyo bintu ari ukuri. Ikintu kimwe ndamujyaho inyuma Vava ni ikintu kimwe yego Vava hari impamvu umuntu yitwa umutware undi akitwa umufasha byanga bikunda ijambo gutwara hari ibintu bitagereramo no kuba uyobora ikintu nyine niwo uri umutware w'icyo kintu umufasha akaba umufasha wa mutware utwara ikintu niyo umugabo yiswe umutware umugore akaba ari umufasha buriya iyo ugiye guterera umukobwa ivi yego abantu banyumve nabi wenda ngo ndi kubabuza cyangwa se ndi kwataka ibitekerezo byawe niba ugiye gupfukamira umukobwa umusaba urukundo cyangwa se ushaka ngo umwambike impeta gupfukama deja byagaragaje guca bugufi mbese guca bugufi kubaha ntacyo bitwaye yego kubaha ubamaje kubaha umuntu ugiye kwambika impeta wa muntu uri kwambika impeta wa muntu uri kwambika impeta nyine urumva ni faveri byanga bikunda yes aho ngaho mbese ushatse kuvuga ko iyo muterere biba bibaye versus mbese wa mutwara ababaye umufasha no ari naho bihera ibintu byo gusuzugurwa njye namwe mu ruhande rumwe umvise umwezi wo kabibona wabona ko gutera ivi biza kurangira bivuyemo n'agasuzuguro ku bwawe yes akaba yakubaka bavuga se umuntu napfukamira n'ibiki hari abantu badashobora kurikozwa Vava hari umuntu udashobora kurikozwa ikibazo nawe ndumva uzaho umugabo we ntakoreka mu rugo ushaka kuba intare ibyo si byo rata ibyo kuba ngo umutware undi ni umufasha urugo sibyo rata urugo ni urwa babiri sibyo uko mu rutwara biba bibareba sibyo ariko hagiye kuzamo amapeti n'ibindi niho bipfa wa muntu ntabwo ukibona nk'inshuti yawe ntabwo bakiri nyine wa muntu wisangaho wa muntu ubona nyine muri rya peti wamweretse ugasanga rimwe na rimwe nta nubwo akwitwayeho nyine nk'umupatina nka wise ari kubivuga kubera ko nawe afite ishingiro hari uburyo atekereza ko umugore nanone ashobora kubyitwaza by'ubu byateye bakigira intakoreka mu ngo aho tubibona n'amagingo ya ngaya noneho abagore bajya mu muhanda bagakubita abagabo ntabwo ubibona reka bazane ibyo ariko bakabaziturira mu muhanda umugore wakubise umugabo
haba hari ikintu kidasanzwe sibyo tuzi neza ko wenda abagore abantu baba bibumbaritse akenshi siko ndi kubegera cyane uyu munsi baba bibumbaritse ari abantu nyine bari calm and all that kuba umuntu yaza akakubwira nabi nk'umugore nawe uba wakabisha wamwendereje njye niko mbibona uba wamwendereje ahari uvuga ati uyu muntu aho bigeze waramenyereye bikabije kandi nze nkora iki gukosora ariko njye niko mbibona akenshi umugore no kuvuga nabi cyangwa kurwana biba byaturutse ahantu kure buriya ngo birashoboka nka wayizi mu gihe bitekerejemo abona ko ari ukubaho ikuzo rirengeje ku buryo binahindura imitekerereze yawe umugore wamwubaha mu bundi buryo ariko gitwaza watanga n'ingiro kuri factor agakoresha n'ibiriya ati ntuzapfukamira umuntu uzapfukamira Imana aho ngaho ku bantu basenga birumvikana niko bigenda hari ugomba gupfukamira Imana ariko nanone kuba twabivuze vava niba kuri wowe ntacyo bigutwaye ubikunze kubikora sava no kutabikora nabyo sava kuko mugeze mu rugo ntago ryavi baguterereye ari ryo rizubaka mbese yarigiye ko ari igihe ushobora kutabikunda ariko umudamu wakabikuziza ntabwo abikuziza niyo mpamvu hari abantu bahubuka ntabwo amenyana n'umuntu amezi 3 ngo ejo mugiye kubana mu rugo hagomba kuba kumenyana kugira ubushuti mukazagera kuri iyo stage yo kubana n'umugore n'umugabo wa muntu byibuze ushaka kutamenya 100% ariko byibuze 50-60 uvuga ati okay wise ni gutya bimeze ameze gutya ibi nshaka kubyihanganira fine ibi ntabwo nabyihanganira turuzamo hagati tureko tubisokoza ubuzima bugakomeza reka tujye gato kuri Scovia nabo numvise bagize ibitekerezo batanga ni inkuru yaramutse hirya no hino mu bitangazamakuru byinshi wabonye ko bagize ibitekerezo ariko impamvu nuko abantu babaye influencer niho batangiye noneho kumenya agaciro kabo no gutekereza uko ibyo bavuga bishobora kugira kuri nk'ubu gitwaza ibi yabivuze ari no kwigisha ari no mu rusengero ariko wagende ku byo Bibiliya ivuga impact byagize ni impact ikomeye cyane reka twumve gatoya naba ngabo uko babyumva gukomera kw'Imana ko nahatari inzira ihaboneka ntabwo bivuga ko uwo mugezi watandukanye cyamaye ngo inyanja itukura yaratandukanye bayinyuramo n'amaguru ninde gutanga buhamya uzi tanga Bibiliya ikintu arimo aburana hano arimo aravuga ngo ba mama na ba data ko batapfukamiwe ese abonye umuhungu wateye ivi mushumba ikintu gihari ni ukumenya ahubwo wenda bababwira uti iyo mubikoze bifasha iki urukundo rwayo agatanga njye niko mbyumva ibi bintu birimo amarangamutima ushatse ngo abantu babikore nk'uko ubikora urushako ntibikwiye uwo mugore yibaza uko abasa nanjye ku maso y'umugabo wanjye ngo igatsibo iwanyu karo habaye ikize ngo urutoki rwahiye ruragurumana ubu gusa ku bijyanye no gupfukana ngende nyuma ya Gitwaza none se kambaze wenda ubwo we ari mukuru buriya zibintu ntabwo yemera imibereho y'abantu bafite ubwami umwami yatambutse abantu bubaraga Mose ageze ku nyanja ngo arayitandukanya ngo abantu baca ku mucanga bashakaga gusobanura gukomera kw'Imana ko nahatari inzira ihaboneka ntabwo bivuga ko uwo mugezi watandukanye cyamaye ngo inyanja itukura yaratandukanye bayinyuramo n'amaguru ninde gutanga buhamya uzi tanga Bibiliya ikintu arimo aburana hano arimo aravuga ngo ba mama na ba data ko batapfukamiwe ese abonye umuhungu wateye ivi mushumba ikintu gihari ni ukumenya ahubwo wenda bababwira uti iyo mubikoze bifasha iki urukundo rwayo iki ni ikibazo cyiza cyo kwibaza iki ni ikibazo cyiza ariko natwe twabihero tubivuga icyiza nanone nuko urwo rukundo ni urw'abantu babiri uburenganzira bwabo rero n'amahitamo yabo nayo ni ikintu gikomeye gishobora kubategeka ibyo bakora ni nk'uko vava hari urugo uzasanga hari intebe ziteye gutya televiziyo iri hari nuko babihisemo abandi televiziyo wenda iri mu cyumba intebe zimeze gutya urugo ni urwabo sibyo ariko ntibivuze ko kuba byose bidateye kimwe nk'uko mwakuze mwumva ko bigomba kugenda gutyo ku rugo rudakomeye sibyo obviously ntekereza ko ari ibyo buri ikintu gikomeye cyane nanone amahitamo y'abantu ni ibindi bintu biremereye ariko nanone hari ikintu dukwiye gutekereza bajya bavuga ngo umuco urakura kandi hari byinshi turagenda tubona biva hanze muri ya mico tugenda twiga gusa icyo umuntu yatekereza ahubwo ni ugutekereza impact bishobora kugira ese ko bikaba tukabona kuri bamwe birabaye hari impact iri negative bishobora kugira mu gihe byaba bikomeje mu gihe uwo muco waba ubaye noneho ikintu twamaze kugira nk'aho ari icyacu hari impact iri negative tasha bishobora kuba byagira
njyewe dore icyo mbona impact iri negative ntabwo navuga ko ihari kuko rimwe na rimwe n'ubundi ishobora no kuboneka umva nkubwire kubera ko yabikora atanabikora ibizabera mu rugo ni hagati yawe nawe sibyo ira ni symbol nk'ukuntu bakwambika impeta baza bagasaba bakavugira inka etu urumva byose aba ari symbol y'umuhango runaka ariko izo symbol zirangiye hari uburyo mubana nyuma yaho kuko musanzwe munabana izo impact negative cya positive still bizaba bitewe na ba nyir'ubwite. Reka nkubwire iri negative ariko iri simple yoroheje cyane. Twavuze ibintu kwambika impeta gutera ivi bridal shower nkuko wabivuze hari umukobwa ushaka kuvuga ngo njyewe nutanterera ivi ngo mfate iyo foto ntibizacamo mureka gende umuhungu akakubwira urumva ntago nkure kugende kandi ushaka naragushatse noneho umva aho bibera akaga umuhungu akavuga ati no niba mbwiye se ngo muterere ivi kandi byanga bikundira moment isaba amafaranga vava nkaba nari narateguye ukuntu kwaje kwa plan mvuga ngo wenda ndashaka ko basi ibyo twabisimbuka ayo mafaranga kazafashishwa mu kindi kintu runaka mu kindi gihe bikarangira byafectinze umuhungu bikarangira byafectinze umuhungu niba nari nateganyije amafaranga yo kuvuga ngo ibi bizakora ibi n'ibi ubwo nkaba namubwiye ati ariko kano kantu twagasimbuka kugira ngo amafaranga azarengere iriya event yindi kuko akabyanga ese urumva nta kintu byakwangiza ngo ushobora no kubana mutishimanye aho ngaho n'ubundi indi ngingo ishobora gutuma biramutse bikomeje rimwe na rimwe bishobora kugira negative impact urugero rworoshye kandi rwarushaho no gutuma abantu babyumva ubu bikomeje nyine gutyo kandi biranagaragara ko bitazasubira inyuma hari bamwe bagendera mu mujyi w'ikigare badafite n'ubushobozi hakabamo gutakaza ibyo bafite no kujya mu gihombo kugira ngo hakundi haboneke ya foto bava niyo foto n'ibyo bintu yabitakaza no mu gusaba no gukwa cyangwa se mariage isanzwe ushatse kwipasa muremure kubera ko ndi umukobwa akubwira ati ngenda shaka sale kuri arena sibyo ntago nakorera ahandi hasanzwe kandi mu by'ukuri ubushobozi bwawe urabizi ariko ibyo byose biragaruka kuri cyagiye mwamenyanye ntago mwagize ibyo byo kuganira ngo mumenyane you get ikindi namwe abasore harya namwe abakobwa bigendera mukabaziza ubusa uje utereta umuntu umukangisha amafaranga dejo umuntu akubonamo ATM you get arakubona mu ATM namwe mu babagome une nakari ubugome bava uko no bava oya reka mbabwira kandi mukundira ha mukundira enjoying bava reka nkubwira ikintu urukundo barajya bakirengagiza ko ejo ibyo baza gukoresha mu gufata ya foto mu kwambika impeta ejo bazaba bari mu rugo bazagusohokana gaze yashira nkarangiza point yanjye umugore ni wa mbere kubwira ngo turateka icyayi gute reka mbabwira akantu ngiye kongeraho ngo tugomba kurya ifoto akantu ngiye kongeraho uko wiyeretse umuntu niko agufata haba ku mpande zombi ariko cyane cyane mu igitsina gabo mukunda kwemeza none ko hari n'igihe gato ntabwo ndarangiza mukunda kwemeza none iki gihe byo wagira ngo ni icyorezo kwa umuntu namuteretesha none se ko kurangiza ko mukunda kwemera biragenda bite waretse karangiza biragenda bite mureka rangiza wagize ngo akunda kwemera ntabwo dukunda kwemeza kuko kwemeza biba igihombo kwemeza biba igihombo kwemeza tuba tubizi neza ko yamije ahubwo mukunda kwemera oya bava i Kigali sibyo abasore abenshi kature muri Kigali ubonye umwana kamwita umwana muzima usa neza yisiga amavuta yameze undi afite n'akazi kiyo kamuhemba neza icyambere uhita wibaza uriya mwana si ubwo nzamugeraho gute urumva ubwo nzamugeraho gute deja wowe ku giti cyawe nta cyizere wifitiye kwa kwibaza ati nzamugeraho gute ujya gushaka uburyo ABCD kugira ngo njye kwemeza nde divine ariko tashaje ko tubikora twishimye oya tubikora twishimye kuki ujya kubikora yeretse uko agukundira ukomeze akwakira ukomeze ubuzima bukomeze tubaduharanira ngo wenda yafoto niba hari ikintu yereka umuntu ukomeze ubushobozi ufite akwemere cya agukatire birangire nujya kumwemeza nduzasanga ufite amadeni kuba mujye murya intoryi kuva komeza ku cyumweru niba hari ikintu nzi utashatse kwemeza niba hari ikintu nzi nta mungu waza kugutereta atabanje kugushaka amakuru no kugushaka amakuru bamuhaye reka nkubaze ikibazo kimwe niba tasha mubonye bwa mbere wibwira ko tasha mubonye bwa mbere
duhure muri bisi ujyane muri pate jaune n'umuneke oya niba ubwo bushobozi ufite niba ubwo bushobozi ufite kandi wenda iyo pate jaune nabyo biryo byanjye nkunda niba umuntu interested yo kuvugisha utashaka kumbwira ati wayizi akujya dispendinga n'amafaranga wayizi ari kuvuga ngo yajya kwa approaching umukobwa ariko amaze kumumenya no way oya reka dufate urugero umuntu muhuriye muri basi mwatse nimero none se ubwo aho ngaho ugiye kumenya amakuru y'inoze nabyo ni icyaha ariko ibintu twabivuze iyo ushaka gutereta umuntu ntabwo uhita uva kuri nimero ya mbere ugere ku icumi ako kanya ugenda 1 2 3 ari step mukabanza mukamenyana ukanareba niba koko ese tasha biravamo cyakora reka ntabwo ari twese mukunda ni byiza ntabwo ari twese reka tubivuge gutya umukobwa udakunda none reka mbivuge wowe urabyanga hari uwanga ibyiza urabyanga ese mwebwe ubonye umugore ufite amafaranga wamwanga wowe uriya mugore wari kuvuga ngo ibibanza bine n'inuza kubaho ngo biratandukanye uhita wumva umuntu ari buzagusuzugura ariko ndavuga ngo ndongora nitunge ntabwo bishoboka gusa wenda dushizemo no kublaga niki ariko uko wiyeretse umuntu trust me ni ukuri niko n'umutetesha ibintu azabona ko ufite ibintu reka tujye kuri ariko se bitwaye iki reka tujye kuri mutabaro ukomeze kambwa ati gutya mukamenya nawe akamenya ubushobozi bwawe reka tujye kuri mutabaro bigakunda cyane ibikunda yego utanize kujya kwemeza umuntu urajya gukodesha ahantu wayizi ngo niyo strategy azakoresha kwemeza tugurira abandi inkweto zacu zarahengamye uretse wumva Apotre Gitwaza ngenda namwemera gataho kambe mbivuze ntabwo nsengera muri Zion ariko nemera Apotre Gitwaza n'abandi ba apotre benshi nemera bavuga ijambo kumva bararivuze pe ariko n'abandi ntemera benyine buri wese n'amahitamo ye ariko ngenda mwemera Apotre Paul Gitwaza ni nko kuduhanura ibintu yavuze hari ababyemera hari n'abatabyemera uyifashisha imirongo ya Bibiliya anifashe n'ubuzima busanzwe haba ati ni gute umuntu apfukamira undi ibintu twigeze kubivuga aha ngaha abantu bamwe baratwamagirira abandi baradushyigikira niko isi iteye nta gihe na kimwe abantu bashobora guhuza ku gitekerezo runaka hari n'igitekerezo utanga ubona ari kizima rwose agahita yaduka abandi bati have kereza umwami we yibazaga kuri ibi ngibi tubona umusore aterera ivu umukobwa akamwambika impeta nta nubwo byari bikiri kwitwa gutera ivi ahubwo byitwaga gupfukamira kuko hari n'abantu benshi bavuga ati ku bundi byadutse bite ushobora kubaza ababyeyi bacu batubyaye mu bindi bihe byatambutse ariko mwebwe ku bihe byanyu mwateraga ivu ndakurahiye benshi bavuga ati reka da nese byaje bite byavuye hehe kuko numvise apotre abivuga ati no muri Bibiliya avuga tuzapfukamira Imana yawe hano apfukamira umukobwa niba ari ukumwinginga ngo amwemera mubere umugore niba ari ukumugira umwamikazi kuko n'umwami se gupfukamira umwami cyeka umwami Yezu hano simbizi numvise apotre yabipinze have ariko noze ndeba ku mbuga bamwe bakabyamagirira abandi bakabishyigikira ni ingingo ikomeye idashobora kurangira niyo mpamvu navuze ngo iri aba ari favere umukobwa kugiriye kuko gupfukamira umuntu urumva gupfukamira umuntu afite uburenganzira none se reka nk'urugero muri kwa muntu hariya mu mujyi wigeze gupfukamira umukobwa amusaba ko babana akigendera last week twabiteho black uti ntabwo ujya guterera umuntu ivi mutarabivuganyeho ntabwo twese tubikunda nta nubwo twese tuba tubishyigikiye sibyo uterera umuntu ivi mwarabivuganye uzi neza ko abikunda anabishaka ni handi mutungura umuntu akakusebereza mu bandi ese wabyumvise abakobwa ukuntu nyine baba babigambiriye ariko wumvise ukuntu baba bashaka kunera ivi rwose none kucure bari mutereye akigendera nuko wenda atigeze abishaka urumva rero kuba babivuganye n'ibintu hari n'umusore uhubuka we turiya mu baby nimuterera ivi ashaka kwemera nzaba mufatishije ariko mu by'ukuri nimuranagira n'ahantu nta n'ubwo uramenye niba ndashaka gukunda guterera ivi umuntu cyane barabikora
abenshi banagukatira kuko wabatunguye none se bakatira ariko bavuganye koko ntabwo yazi abizi ko agiye gusebera nawe ku karubanda ntabwo yazi ahubwo oya uzi ukuntu bigenda ari ukuntu abantu bakundana muganira ibintu sibyo ukamenya wenda abana tuzabyara inzu nshaka niyi kubaka ni gutya imodoka nyine utuntu muhuzaho n'iki n'iki no gukundana guterana ivi n'iki ugasanga wenda umubebi arabikunze kera kabaye ukazamutungura ariko mwarabivuganye uzi neza ko uwo mukobwa abikunda cyangwa se anabishaka yaba atanabishaka nabwo ukabimenya ntuzabikore aho kugira ujye guseba tugiye kureba mu kanya ku nkomoko yabyo n'aho byakomotse mu magambo make nk'umunota umwe niho tuza gukoresha ariko mbere yuko tugera aho ngaho ngo ibyo mu mujyi byari prank mbere yuko tugera aho ngaho reka nivugire nk'utuntu dukeya Tasha yari ari kuvuga ngo uterera umukobwa ivi mutabipanze wabyumvise ko uko kubipanga uretse gatose uretse uko kubipanga ujye munashyiramo kandi n'abakobwa baterera abahungu ivi ni wa mukobwa ukubwira ko yumva yanyurwa n'ibyo bintu kandi noneho ikindi kintu gikomeye cyane ibyo ngibyo turi kuvuga ngo twipasa muremure Tasha abakobwa bose bakunda ibyiza ibyo dukora tuvunika tuzi ko Tasha ariko nta yandi mahitamo mwaretse nka bibiri banga kuri radio n'abantu bari kubyumva umukobwa ugukunda ntaga kugora nta nubwo akuvuna sibyo ndi kuba ubwo se urumva ubundi ese kuvuga ngo bamwihirinze ngo nyine umukobwa ugukunda simbi bibanga tujya no kubigura turi kurira turi kurira kuko umukobwa ntaga bagukunda nta nubwo umuntu ugukunda cyane cyane umukobwa cyo kureka amabwiriza Tasha akonkludinze ahantu hashakaga iyo ukonkludinga nyuma ko ukunda wanyihivuze twaba dutaninze bag ubu dufite ukuvuga ngo uzarebe reka mbabwire baba bazi ko twishimye ubu dufite za zitunga gaceza ariko twishimye nyine mu nyumve reka mbabwire ni ukuvuga ngo ari abakobwa bashoboye hanze hari abakobwa hari n'ubwo bagukunda ariko nawe yikundira ibya mirenge akabakunda aho ati njye nkunda ibintu biri luxury life ubuzima bwiza ariko ubyumva bivuge neza ari ubwo abagukunda ariko abakobwa musanzwe mufite umuco wo kwikundira ibintu ese wowe urabyanga wowe ubonye umukobwa akajya guspoilinga wabyanga biranaryoha ngaho nyumvira nimukajye ariko twese turabizi amafaranga ugize imana aranamubona none se niyo ubonye wazifite gaceze ukambwira ngo ngenda shaka tuvuga iPhone 13 ubwe ko nta bushobozi ufite kwibona ko mfite itunga gaceze oya uzi ambwiye ko nayo mfite mubwiye ko nayo mfite urumva ashaka kumbwira ngenda shaka umuntu uraza kuyimeza anagende jewe rero nk'umuntu gukunda sinshaka kwemera kugenda ndavuga toke byanga bikunda Tasha ndamushaka uzi uwo muntu ujya kuritunga gaceze yanjye umuntu ujya kugusaba ikintu udafitiye ubushobozi deja ni red flag ni sinye ko umuntu atari uwawe ariko no nibyo azi ngo gufite ngo itunge gakora iki urumva agusabye iPhone 17 nawe ubwana gufite ubushobozi bwo kwitunga arakigusabye umuntu uzakarabe ubwati waruraho isaha igiye kudufata turaje mu kanya iyi ni iyindi saha yo kwiyubaka neza turashima Imana nawe nuko meze neza nanjye kabisa uri kutwumva uri he ndumva ikinyarwanda nawe uvuga mukemuke oya nibyo mba nigira nibyo wigiraga ariko ntacyo bitwaye hano turabyigira yego turabyigira kuri BNB FM none se biriya bintu Apotre yavuze ntabwo nemeranya nawe mbariza Tasha ati Tasha nk'ubu nkubwiye ngo no tugende uko wiboneye nta kugira ngo umuntu agukubite wenda akantu katuma wumva unezerewe wabyumva Tasha bimubaze muganira nibwo biba byiza ngiye ntabimubajije ariko bazambaza twumve Tasha umeze neza okay let's suppose that you are my girlfriend dukomeze mu kinyarwanda udaseba yego ni ukuvuga reka tubifate nk'aho uri girlfriend wanjye ndaje ndakubwiye nti mbabarira uze tujyane wenda ushobora kuba uri umukobwa uri sensi byatari sibyo wowe ukumva yuko nimba ntatera itukamizo hasi nta kirashoboka ubu se nkure kugende kandi nkwemera nanagupfira
mu gihe utanshoboye warekura kugira uzajye kwiba sibyo se ubwo se ntabwo uzi ko urukundo ngo rukoresha ibintu birenze no icyambere bavuga ko ngo umuntu yishima aho akora iki ashikira gute ujya gutereta ubona ko aho ugiye gutereta nta bushobozi wafitiye oya ntabwo ari ibyo nshatse kuvuga winjyana winkura mu yindi njyana wowe ni ukuvuga ngo ndimo ndashaka kuvuga yuko njye nawe dukundana pani ibintu byo gushoka konti yanjye urumva wowe urambwiye uti nimba udateje hasi ngo mbone ifoto ntabwo bishoboka urumva kandi koko urukundo rwihanganira byose yego rata wakwemera ukaba inganzo ari icyo ushaka ukakibona fata umwana nk'uwo nguwo mwiza ureba nka vewita pana abareba nka za moto za kera zitajya zigira urumva za zindi ziri kugenda zisabirwa kontorore zaka amatara ameze nabi ukareba umwana ucana amatara y'umweru nkawe nka vewita urumva tasha urumva warangiza ukamureka ngo agende koko ubu watora igare ureba moto ya danse nanjye uvuga moto ariko wasanga mudakora na za moto ahari wenda none se mu gihe utafitiye ubushobozi nyine ntabwo bikunze nta bushobozi ufite ujye kwiba koko kuko ngo taje yakubwiye ko akunda gutererwa ivi so wenda tashobora mutumvishe ma opinion byaba bisobanura yuko n'ubundi utari uwanjye urumva njyewe ntabwo nakwiyemeraho nakwereka ubushobozi bwanjye bw'ibyo nshoboye n'ibyo ntashoboye urumva nkakwereka aho nkura mbere na mbere for example nkanjye ndi umumotari ndi minisitiri w'abamotari mu gihugu yego kuko abaperezida b'abamotari barahari urumva yego hari undi muntu usoza uwufite reka uravugana nimero humura uravugana nimero rwose nta kibazo mota aha oya iyo nimero se naba nivugiraho icyo kabyara ni ukuvuga ngo ikintu nshaka kugira ngo ngarukeho abakoboyi benshi tuzira kutabwiza ukuri abo turi kumwe mu nkundo sibyo ni ukuvuga ngo njyewe nk'undi umumotari mbona amafaranga yanjye 15,000 sibyo ninya saving ukwezi kumwe ndaza nambare neza nkaho nkora mu office cyangwa se kuri radio station naka nkaho ndi umuntu wa dance sibyo nyamaze nukenera n'akatanu yakanze 50,000 ngiye mvuge ni baby ibintu biroroshye afatiye 100 kwa kubona ko wabonye harvest igaragara sibyo then nagusaba uko bwa miliyoni 10 uzajurira birakomeye cyane vava yego abana b'Kigali bazaducumuza ariko nyine ndabakunda cyane ni mpamo ya always mba not turning the on nani cyane n'ibise 7 telefone ishyiramo batiri nkongera nkacaginga wallahi mwaranjyohanye kuva nukuri kw'Imana urakoze sana ndabakunda cyane kandi gracias muchos Yes cyane umuvandimwe nawe ni igitekerezo cye nkuko na Potre yatanze iki nice ariko burya ubuzima bworoha iyo wimenye eko bati ngiye burya ni gutya iyo wimenye burya ari ibintu byinshi cyane ushobora bishobora kugukira cyangwa ukabikira nyine hari ibintu uhunga kwa iyo wimenye tugiye kumva umuntu umwe gusa hanyuma dusoze kuri iyi ngingo tujye no mu yandi makuru mu kanya yellow ari rukansa ariko ashobora guhita agaruka cyangwa se undi akaboneka bikore wihuta yellow SBLB mwiriwe umeze neza turashima Imana tasha oui ni Olivier yes Olivier umeze ute nareke kwiyumva gabanya radio ya Olivier ndabemera cyane none wongeye ukuntu byumva ngewe niba ntabwo natandukira ibyo Bulldog yavuze neva gutera ivi kabisa neva biriya ibintu tutabonye mu gisekuru cyacu kubikora biragoye yego nuko nabyumvaga ndabakunda kabisa nakoze cyane arakoze sana
twabwiye abantu ko tuzana kubabwira aho byakomotse nyirizina aho bihugu byagiye bizana uwo muco cyane kuko ngo twanabivuze rimwe na rimwe bavuga ko umuco ukura kandi wanabireba sometimes ukabona ari byo byagiye rero biva ahandi bigenda biza uwo muco natwe tugenda tuwugira mu muco wacu kandi ari ibintu bidasanzwe mu by'ukuri hari ahandi byakomotse dufashe rero mu minota mike hanyuma duhite twerekeza mu yandi makuru. Ubundi umuco wo gutera ivi ni rimwe mu gihe cyo gusaba cyangwa se cyo gusaba umuntu ko mwashyingirwana ukomoka mu Burayi cyane cyane mu bihe byiswe ngo middle age cyangwa se medieval Europe. Muri icyo gihe rero ngo abasirikare b'abanyacyubahiro cyangwa se abanyacyubahiro of course bapfukamaga imbere y'abagore b'abanyacyubahiro cyangwa se imbere y'abami nk'ikimenyetso cyo kubaha kwiyoroshya no kugaragaza ubudahemuka. Nyuma nibwo uwo muco watangiye gukoreshwa rero mu gusakara cyangwa se mu gusaba umuntu gushyingirwa. Abahanga rero bavuga ko iyo inkomoko yawe ishobora gusubirwa mu kinyejana cyangwa se bawugereranya ko nyine watangiye mu kinyejana cya 11 hagati ya 11 kugeza ku kinyejana cya 15. Hakaba ari abantu rero bibaza bati se mu mateka rero gutera ivi byasobanuraga kubaha, kwicisha bugufi no kugaragaza ko ufata uwo muntu nk'uw'agaciro. Mu muco w'ubu rero benshi babifata nk'ikimenyetso cy'urukundo nyine n'ubwitange biterwa na simbo ashaka kugaragaza yego. Noneho mu bakristo ho Bibiliya ntivuga ko umuntu agomba cyangwa se adakwiriye gutera ivi asaba gushyingirwa, ivuga gupfukama cyane nk'ikimenyetso cyo gusenga Imana, kwicisha bugufi no kuyubaha. Bityo rero nta murongo wa Bibiliya nyine muri nuza n'abahanga cyangwa se abagiye bakora izi nuza byegeranyo cyangwa se bakanakora nta murongo werekana ko bikwiriye gupfukamira umuntu. Muri Bible ahenshi no gupfukamira Imana. Ubwo rero twebwe usibye ko hari ukuntu rero babyitiranya ngo ni nko gukora k'umuco kandi si umuco, ni ibintu twarebye hirye tuza tubyimvolva mu muco wacu hanyuma tubiyo title ngo warakuze. Ntabwo ari ugukura k'umuco, ntabwo ariko sibyo abantu tukajya tuyigira confusion gusa ego nakabanza wowe gusa abantu babishaka banabifitiye ubushobozi bumva ko ari byo ndabiri muri ushaka kugutuma binakomeza urukundo rwabo, it's fine wabikora. Ariko rero mu gihe utabishaka nabwo sava. Ariko niumve yuko kuba byaba bitaba kuri urwo ruzasenyuka cyane aho kugira ngo hombe se ntirukomere, aho kugira ngo hombe kugira ngo umuhombe ugiye gukora icyo shaka ugiye kwibase ntabwo najya kurya piripiri hari goromisheri ikintu nshatse kubivugamo ni uko kuba nyine baguterera ivi cya bitakora ntabwo ari byo byubaka urugo cyangwa urukomere, sibyo? Ariko ushobora kubikuziza uwo nyine ntabwo ari uwa inshuti yawe, ntabwo ari uwawe, ariko nyine ari ikintu twasorezaho kami ka muntu n'umutima we. Buriya kandi nanone nk'uko twabivuze buri muntu agira ibitekerezo bye. Iyo umuntu ahisemo ko agiye kubana n'umuntu n'umushinga ukomeye cyane usaba ibintu bigoye, usaba icyambere ni icyemezo, kandi icyemezo cy'ubudasubira inyuma. Niyo mpamvu abantu bafata n'umwanya bakajya imbere y'Imana n'abantu bakarahira ko ibyo bintu bagiye kubishyira mu bikorwa, bakavuga ko bazabana mu bibi no mu byiza. Uwo mwanzuro rero mufata, ibyo bitekerezo muhuza mukabigira intego, ni nabyo bishobora gutuma kuri bamwe bishobora kuba ari ibintu bumva bahaye agaciro, cyangwa se bakumva gutera ivi nanone ntabyo bahaye agaciro. Ariko nanone nko twabivuze muri iki gihugu isi kura uko tugenda tugera kuri byinshi, kuko isi ijyana n'ibiterambere, ijyana n'ibigezweho. Hari ibyo tubona mu mico y'ahandi basanzwe bakora, imbuga nkoranyambaga zaraje nazo zibitugezaho cyane. Hanyuma natwe tukumva rimwe na rimwe dushaka kubikora muri kwa guhimba uburyo bwiza bwo gushimisha abo dukunda cyangwa se abaturi hafi, bitewe n'amarangamutima, bitewe n'ubushobozi, bitewe n'ibyishimo n'ibyiyumvo abo tubikorera cyangwa se abo dukundana bashobora kugira kuri iyo ngingo cyangwa se ku kintu runaka. Ntabwo rero byakubuza, uramutse ufite amafaranga n'ubushobozi, ntabwo byakubuza gushimisha uwo ukunda, cyane ko nk'uko babivuga aho isi igeze uyu muntu atavuga ngo nta foto nta cyabaye. Hari ubwo rero iya mico tubona cyangwa se ibyo tubona ahandi tubikunda tukumva natwe twabikora. Niba ufite ubwo bushobozi bwo kubikora kandi ukaba wumva ugiye kubikorera
aranyuzwe nawe ukaba unyuzwe ntacyo bigutwaye ntabwo wumva usuzuguritse go ahead biraza kumushimisha. Ariko rero reka mbabwire ntitukajye dufata ibintu ibyo ari byo byose tubonye ahandi ngo reka twigane natwe dufite ubudasa sibyo dufite ubudasa none si uwo muco wacu tutawapuritse ngo abatuvukiraho bazawugire uwo muco tuzawubungabunga gute. ubu muco wo kumarana amavuta waracitse. no n'ikindi nimutume pressure iri hano hanze kuba divine byarabaye iriya kanzu yambaye nanjye ntinayambara ntabwo rwose nzaba no oya ushobora no kwambara nseka birakureba ariko njye mfa kuba nishimye. ushobora no kwambara ati njye banzwiho kuba ndi umu-influencer ubwo rero nta foto tasha rwose rero abantu twige kuba mu buzima dufitiye ubushobozi kandi tutubwishimire ahubwo duharanire kuva kuri level turiho twiteza imbere. hano hanze amadeni ameze nabi abantu babaye amabandi uguriza umuntu ntakwishyure you get kubera iki ngo urashaka kwemeza ariko ni ibyacu twese ngo urashaka kwemeza kwa ikintu kirenze amwibukije ko ubukwiye bubaye ntabwo uzigera ushimisha umuntu wese aruza akanenga ati njye sinanariye inyama bari bazihagazeho bamaye fanta ishyushye byeri arikonje etu ngo ntabwo byazigiye inyama wazoroheje ariko imikenyero ngo yaribiwe ibara rya babonye ukuntu basekaga ariko buri wese afite opinion uvugira inka ibyo kuvuga yes mwebwe mupange mwireba mutareba abantu kuko ejo n'ejo bundi urugo ni urwanyu waruziko nanjye nshaka kubyisetinga nkabikunda ari uko nanjye mbibonye ahandi banza umenye ngo iki kintu ngiye gukora mu myaka iri imbere 5 10 ntabwo nzakicuza ubundi cyo maze kukimenya nujya kwemeza abanyakigali urashya kugendera mu Kigali rero biraza kuba ibindi bintu barabyita ngo kuba ngiye kubatera urwenya biriho muri ubu ngubu nyine gusa ntuzahure n'uwo muntu n'abantu twimenye urashaka gutereta umuntu ushatse kumwemeza nawe urashaka ibintu ujyana bitari wabaye nawe twabati ngiye umuntu ukunda ibintu ushobora ntabwo nshaka kubaka ndashaka ibintu bamenye kuri nyiri ibintu nyirabintu babiguye nyine ubuzima bukomeye kandi n'ubundi n'abantu bamenye ko ibyo bintu byose turi kuvuga muri iyi si birahari hari abakobwa bikundira ibintu ukabone n'ubwo yagukunda akabakunda ibintu si byose uwo mukobwa rero ukunda ibintu byanga bikunda iyo pressure agomba kuzayigushyiraho oya mo ntago ukunda ibintu ntabwo yagukunda iyo pressure hari abantu bameze gutyo ayigushyiraho se ntayigushyiraho akabagukunda akakunda n'ibintu akunda n'ibintu ati ngiye burabukwe rwose tasha burabukwe muri kamere y'abantu hari umuntu agira kamere ye yego ubwo n'umuhungu kugira ngo ntabwo wabinziza uteye ntabwo nteye uko uteye niyo mpamvu rero gukunda nabyo ari umusaraba ukomeye nibyo twasaraba pe oya biraba umusaraba mu gihe wagiye gukunda hataraha rero kujya imbere umusaraba nzapfukamira firigo irimo ikinyobwa ntigendera nta kindi rwose uzapfukamira firigo irimo ikinyobwa wigende kabisa ubundi nkomeze ubuzima bukomeze imbere y'icyana nka divina shwi cyangwa dupfukamira inyama birangiza imbere umusaraba none rero ngiye kubwira ikintu kimwe mbere yuko dusoza wese mbabarira ngikubwire kandi nkiza amanga ibintu uri kwivugisha uyu munota uretse gato wise ngiye kubikubwira kandi nkiza amanga urukundo uzi icyo ari cyo twabihereyeho urukundo rumeze nk'urusazi ni irindagira ry'ibitekerezo irindagira ry'ibitekerezo nazaguseka ibyo waritereye kwa rubangura iyo video sasa iyo video kandi wabivugiye ahangaha uyu munota batazazana ngo harya ngo after what uyu munota uzi impamvu uyu munota turi kuvugana guys kubera ko nta rukundo urimo ibyo bintu kubyumvisha byakugora urabizi ko nta rwarimo cyangwa se niba unarurimo ibyo bintu kubyumvisha aka kanya byakugora ariko hari igihe mpamya ko kizagera hari igihe mpamya ko kizagera bikaba ngombwa ko uba proud y'uwo ukunda ugashaka no kumwereka ababyeyi n'imiryango icyo gihe rero wise itondera utazaba rwa rukundo utarabona rukazaba rwa rundi rw'ikibatsi rukagukorera ibitangaza rukakujyana kwa rubangura cyangwa hano hasi ukatubwira twese noneho murabizi ibinda ritera uyu munsi ahubwo muze abafata video ni bande umva icyo gihe rero ukuntu bizagenda icyo gihe nzaba naramenye urumva ubu ngubu sindabimenye nzaba naramenye ko hari ibyo umuntu asabwa kugira ngo ajye mu rukundo n'umuntu cyangwa namwemerere wenda bimwe mu byo yansabye ari uko namuterera ivi
urukundo rero ni urusazi niyo mpamvu Tasha hari ahantu yageze amera nk'umuntu ubyirengagije ariko Tasha abahungu ubona buriya batera ivi cyangwa bakoze ibyo bishoboka byose kugira ngo begere wa mukobwa ni urukundo that's love baratunaniza urukundo rero Tasha muratunaniza mwana mujya munani none se ira ariko ntabwo kakano ntabwo mwakumvise umukobwa ugukunda ntagakugora nta n'umusore n'umusore ugukunda nawe nuko ndavuze ati abakobwa iyo ukunda umuntu biba byoroshye ikibazo rero cy'abantu ukuntu turemye dukunda batadukunda yego kandi bavuga ko ukunda ugukunda akunda abandi sibyo ni ibikira ariko se wabanje ukikunda binapfira aho ngaho utarikunda nta nubwo umenya ko wakunda umuntu utinda ku rupapuro uri gushushanya n'ugashushanya ingona rero ibi hano none muva mu nzira hakiri kare niyo umuntu atakwemera setu wasigaye ariho kwigoma uhirinza umwaka 2-3 bite abagendera mu Kigali kugira ngo duhindure inkuru ubwo uri ku buhanga bw'ibyuma hita nawe adufasha kugira ngo duhindure inkuru tujye no mu yandi